Amagambo menshi cyane ndabivuga mu magambo makeya. Mbimenye vuba ko ahantu hose nanyuze, urugendo rwose nanyuzemo hari harimo Imana ndazi imbere niho biva. None se ubwo yarashatse kuvuga iki? Ibintu byabo byose bikorerwa inyuma. Ntago ubu tumvise icyo ashatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo urusengero, umubiri wa Kristo, the body of Christ, umubiri wa Kristo Yesu, imbere mu mubiri nyine ahantu ushobora kumunyurira inyuma, kumuca inyuma, kuko buri ikintu cyose kibanza kugira ngo kibe ku mubiri kiba cyabereye indani muri wowe. Bakunzi ba Kristo muri twe TV, Imana ibagirire neza cyane kandi bahe kumenya neza uwadukunze uhereye kera kose isi itararemwa. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose y'umwuka nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabere tudafite umugayo imbere yayo. Uyu munsi ndi umugisha rero nawo mwe mu migisha Imana yaduhaye nuko turiho kandi dushima izina ryayo. Kubaho rero ni igishoro cy'ibindi byose ukeneye. Niba hari n'ibyo wasezeranijwe cyangwa wizera kubona, uzabibona kuko uhari. Ukwiriye gushimira Imana niyo wababaye cyangwa se ufite uko umeze kudahuye n'ubushake bwawe, ariko Imana ibyo yibwira kugirira neza ntabwo ari ibibi. Kuri kamera murabona umuntu w'Imana, umwana w'Imana, umuntu Imana yasize rwose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukore kubona asize, ko muri Zaburi havuga. Turakwakiriye mwene data, mwana w'Imana. Wasuhuza abadukurikiye. Urakoze cyane muvandimwe kunyakira. Amazina yanjye ni Eugene Iyamuremye, nk'uko bivuze ndi umwana w'Imana. Yego, ndi umwana w'Imana, nabaye umwe na Kristo. Eugene Iyamuremye ubundi ni muntu ki mu buzima busanzwe? Eugene Iyamuremye mu buzima busanzwe, nta n'ubuzima busanzwe bubaho. Ubuzima bwa Kristo Yesu buri hose. Hari ubudasanzwe? Ubu ni ubuhe se? Uravuze ngo nta buzima busanzwe bubaho. Nyine urumva abantu babivuga kenshi bashaka gutandukanya ibintu, bashaka kuvuga ngo ubuzima busanzwe. Hano uzumva abantu bavuze ngo ubuzima, hari ubuzima bw'imyizerere. Icyo kintu abantu bavuga bakivuga ngo reka twasiminge ko turi mu buzima busanzwe, tutari mu rusengero. Naho hantu bikomoka. Rero ahantu hose ngiye cyitwa ubuzima busanzwe bwose. Ni ubuzima nyine Imana iri hose muri byose. Rero ni icyo nyine mu buzima bwanjye. Icyo Eugene ari cyo, ni Eugene n'umwana w'Imana. Ndi mariye, mfite umudamu, mu mirimo isanzwe nyine mbayeho nk'uko abandi nabo baba bariho bisanzwe. Ubuzima burimo guhabwa umugisha n'Imana, wagizwe umugisha, numva ibyo birahagije. Yego. Eugene turakwakiriye kuri kamera za Kristo muri twe TV. Imana iguha umugisha kandi warawuhawe. Tuvuge nk'abarundi ngo warahezagiwe. Warahezagiwe rwose. Uyu munsi twagutumira kugira ngo udusangize urugendo rwawe rwo kwizera. Yego. Yego. Hari urugendo rwo kwizera, hari ukuntu umuntu atangira ibintu by'imyizerere, religion, ibiyobokamana. Icyo twebwe abantu bita iyobokamana, nawe ufite ukuntu uri busobanure mu buryo bwawe no mu bumenyi ufite. Kuko abantu benshi dutumira kuri kamera ntago babivuga mu buryo bumwe, ariko uburyo bwose babivugamo niko baba barabibonye. Wowe urugendo rwawe rwo kwizera rumeze gute? Yego, ndabivuga simbivuga mu magambo menshi cyane, ndabivuga mu magambo makeya. Mbimenye vuba ko ahantu hose nanyuze, urugendo rwose nanyuzemo hari harimo Imana. Hari harimo Imana, kuko Imana ntigira limiti. Wowe witwa ko wayitaye, ariko ahubwo ibihari nta hantu hamwe wayihisha. Dawidi yaravuze ngo nubwo nakihisha munsi, nubwo nasasa uburiri kuzimu. Ibaze, nubwo nasasa uburiri bwanjye ikuzimu. Ikuzimu urumva se ahantu habi, ngo naho wansangayo. Rero nta hantu hose Imana irahari. Ahantu hose rero nabonye Imana. Ndi jambo ushaka kuvuga mbere kuvuga ubuhamya bwanjye.
uriya muntu wari uri ku rusengero rwitwa Ryiza, ku irembo ryitwa Ryiza, irembo ry'urusengero. buriya ba Petero bamufashije ikintu cya nyuma cyo kumuvana ku rusengero akabasha kwinjira mu rusengero ari muzima. Ariko buriya imyaka yose yahamaze hari abantu bamufashije, icyakora ntibageraga kuri apoje ngo bamusohore mu bumuga no gusabiriza ngo abashe no kwinjira mu rusengero hakuba hanze y'urusengero. Ariko nabo baramufashije, abamugezaga ku rusengero. hari abamutwaragayo, hari abantu bakubwira ihangane ariko batagukiza, ariko nabo baba bakenewe. ni ukuri. hari bakuzana ahantu ntibakomerezeho ariko bagakora pariti yabo, n'abagufashiriza aho hantu, n'abagufashe ni ukuri, kugira ngo uhabe ukiri muzima utegereje Petero na Yohana. hari n'abaguhereza. Sinzi niba wumvise ikintu kinini mvuze muri ibyo bintu. Ntago ndacyumva neza. Umva reka nkivuge rero. Mu buzima naravutse, mvuka nsanga nyine ababyeyi banjye baba mu itorero muri Kiliziya Gatolika, niryo bitwa itorero. Ecclesia nyine, Kiliziya niryo bisa Kiliziya. Eglise Catholique niho navukiye. Nyuma yaho aza kubaho impamvu zituma tujya muri indi Eglise ADPR, niho nabaye n'igihe kinini. Ariko aho hantu hose narahabaga haramfashije. Njya nibuka rwose nkiri umwana hari ibintu byamfashije. Tujya muri za gatigisimu, amasengesho batwigishaga, icyo batwigishaga, uburyo batwigisha nyine gukundana, hari ibyo badufashaga rwose. I appreciate them. Icyo bampaye nta kindi bari bafite, icyo nicyo bari bafite rwose, nicyo bari bafite. Njya muri Eglise ya ADPR, niho rero umuntu aba atangiye kuvuga noneho ngo batangiye kwikizwa, niko babyita. Ariko njye ntabwo mbyita ko ari gukizwa, kuko icyo gihe niko tugiye kuri gahunda z'amadini ubwabo. Iyo wavuga muri Katolika ugiye muri ADPR bavuga yuko wayobye, abagatolika bakwita ko wayobye, wanataye Imana, taye inzira. Iyo ugarutse usubiye nko muri Katolika bakwigisha kuyoboka Imana, umugarukira Imana. Aho wagiye ntabwo ari ku Mana. Iyo uvuye none muri ADPR ukajya ahandi, naho ADPR kuvuga ko waguye, wayobye. Abandi baravuga ko bimeze neza. Rero nyine ndavuga mu madini nk'uko ndi kubivuga, ngenda apresiye icyo byamfashije ku gihe cyanjye. Ariko ikindi cyo ntabwo navuga kuri negativity. Noneho rero muri ADPR naho ndahaba kuva 2005, naho ndahaba. Ariko hose niyo nari ngezeho umuntu yabaga afite icyuho. Hari icyuho nabaga mfite buri munsi, nahoranaga icyuho. Njya nibuka niga muri segonderi, nahoranaga ubwoba. Abantu banzi muri segonderi bazi ko nari umurokore kabisa. Perezida wa proteste imyaka myinshi. No mu maso ndabona byarakwamiye. Cyane byari birimo aho ngaho, ari umuntu w'umusha. Perezida korale ibiki byose. Ariko nabaga mfite icyuho. Umuntu wese yabaga afite icyuho, nabizi n'abakirimo baba bagifite icyuho. Hari icyuho uba ufite muri wowe ugendana. Urugero, nawe nibaza ngo ni gute umuntu yabona ubugingo buhoraho. Ikindi kintu nakize numva gituma mpora nishimye, nahoranaga ikibazo kibaza, natinyaga urupfu. Muri njyewe haba urupfu rw'urusororo. Nageze ku rwego, nicyo kintu cyabangirije ubutumwa bwiza. Nabanye ikintu cy'urupfu muri njye nk'imyaka nk'umunani cyangwa 10. Bavuga ngo umugeni aratashye nkumva nijye uzapfa. Uri n'umwana muto. Umwana mu rugo iwacu bavuga, nakumva ikihunyira kivuze hariya nkumva nijye ugiye kuzapfa. Ndabibana urupfu umva. Njye nibuka rwose hari naho byangizeho ingaruka. Niga muri deuxième année secondaire, kubera icyo kintu cy'urupfu ndavuga ati rwose nkwiriye gushaka ukuntu nkorera ijuru, ibindi byose mbyihorere, bituma ingiraho ingaruka mu masomo. No kwiga wumva ntacyo bigiye. Ndavuga ati no, isi n'ubundi tuzayisiga, n'ubundi numva n'igewe
kuko nkarorota rwose nagiye. Wari muri ya korasi ngo nawe iby'isi wabireka? Yego. Ukampindura igikoresho cyawe. Ibyo bintu rero azampa iherezo ryiza. Abazakurikira ibiganiro bazabona ko ibyo bita iherezo ryiza ni Kristo Yesu. Kutamenya ko Yesu ari centre w'ibintu byose. Iherezo ryiza ni Yesu, inzira ni Yesu, intangiriro ni Yesu. Yesu yadukijije urupfu rw'iteka, kuko umwuka ubaho iteka, ngo ni cyo cy'umwuka. Adukiza urupfu rwo mu bwenge bwacu bwibwiraga ibitari byo, no mu marangamutima arayavura. Avura n'ubushake bwacu, ariko n'urupfu rw'imibiri tugomba kurukira. Amen. Ba Timote, Paul yarabivuze, nibo butumwa babwirizaga ubutumwa bwiza bwa la vie et immortalité, life and immortality. Babwirizaga ubugingo buhoraho no kudapfa. None ubu ngubu turimo dutangira no kwigisha abantu iby'ubugingo buhoraho kugira ngo bumve ko babufite, ariko ibya immortality yibivuzeho abantu bahita bavuga ati reka kubera ko bamenyereye ibindi. Ariko Yesu arashaka ko tumenya ibya vie et immortality. Amen. Amina. Amen, amen. Amen. Ubuzima no kudapfa. Rero muri buri torero nabayemo, numva nabaye muri Katolike, muri ADPR, muri Des Amis, niga muri secondaire. Ntabaga mba muri Des Amis ariko ndi muri ADPR. Tubana kuko bitewe naho nigaga ikigo cya Des Amis. Rero abo bantu bose baramfashije, bangiriye umumaro. Nyuma yaho rero nza kumenya ubutumwa bwiza. Ndabumenya byatangiye nkiri ku ishuri kuri kaminuza, ntangira kwibaza ariko ni gute umuntu yaba umukiranutsi. Ngira ishyaka ridasanzwe ryo gukiranukira Imana. Hari abantu bajyaga batwigisha bakatubwira ngo rero jya ufata muri gitondo igitabo cy'Abagalatiya igice cya 5, ugiye mu mirimo ya kamere urebe, ubwira Imana ati rero ngiye guhangana nayo, ku buryo hadashobora kuboneka n'akantu kari ko kose gashobora kumutangwa. Nimugoroba ukaza kujyaho ukareba, ukavivura ugasanga kamwe kagutorotse, ukavuga ati ubu kuko biza, ariko kuvuga ati ejo rwana intambara mpaka bikumva, ukagerageza cyambaye umwambaro w'urugamba. Ugomba kwambara umwambaro w'urugamba, tabaye ejo ukagerageza. Ni ukuri kose iyo ntambara. Umuntu rero wanyuze mu idini, ubundi kugira ngo umenye ubutumwa bwiza bica kuri etape, utaragera ku rwego ushaka guhatana. Bavuze ngo ni umuntu wanyuze mu idini, ariko buri siyo nzira, ntabwo ariyo nzira Imana yageneye. Inzira nyine wagiye kwihandisha imibabaro, si ugomba rero kugaragaza ko ukiranuka, ugomba kurwana n'Uwiteka ugatera imigeri ku muhunda. Noneho rero akakunesha Uwiteka. Yakunesheje ukubita hasi ukavuga ngo ndenganyirize, akabaza ngo ndenganyirize iki, ukayamanika. Rero yamanitse Paul nyine wanyuze mu idini ya gifarisayo y'amategeko, niko bigenda. So rero nyuma yaho nza guhura n'umuntu arambaza ibibazo. Nari ngiye mu masengesho niga kuri kaminuza, arambaza ngo eseje wari ubizi neza ko gusambana bingana no kurarikira? Nkabona narabitsinze ibyo ngibyo. Ngo bingana gute se? Bingana gute? Umuntu urarikiye ahubwo ataba yabikoze. Wari ubizi se ko umuntu wangana cyangwa se ujya urakara angana n'umwicanyi wishe abantu? Sinzi ukuntu namwemereye kandi urumva nari muzi. Birangira mfashe Bibiliya ahita binyereka muri Matayo 5. Ndabisoma nibaze, nari isanzwe nzi Bibiliya ariko sinzi ukuntu umucyo wandasiye muri icyo cyanditswe. Numva ni ibintu bimbanye bishya, ariko numva biranambabaje. Ibyo bintu bingana gute koko? Ngo bari barababwiye ntimukasambana, ariko navuga ngo umuntu urebye umugore w'undi akamwifuza amaze gusambana nawe. Bari barababwiye ngo ntimukice, ariko umuntu urebye umuntu akamurakarira amaze yamwishe kwica. Nyuma yaho urumva kuko ibyo ngibyo byo bure wakirinda gusambana, abantu benshi banabyirinda kubw'inyungu, wakirinda kwica. Ariko kuba mushaka kuganira ku muntu waguhemukiye ngo ureke kumwanga,
ibyo bintu bishobora kubaho. Ariko ngo gusambana n'icyaha Imana yanga urunuka. Yego, gikorerwa imbere mu mubiri nk'uko ibyanditswe no kuba kiruta ibindi ahari. Yego, ariko abantu babyumva muri angle imwe. Kuko urumva ni fellowship, naho amarangamutima y'umuntu akora. Urumva rero ushobora kubyumva kuri side imwe, ariko abantu babizi ku ruhande rumwe. Babizi ku ruhande rumwe, kuko icyo Bibiliya yavugaga, Bibiliya ni igitabo cy'umwuka ariko gifite na parti y'umubiri nyine. Iyo Paul avuze ngo mwirinde ibindi byaha kuko byose bikorerwa hanze, ariko icyaha cyo gusambana gikorerwa imbere mu mubiri. Bumva icyo avuze? None se koko dara reality kwangana bibera hanze cyangwa bibera ahubwo mu mutima indani imbere niho biva? None se ubwo yarashatse kuvuga iki? Ibindi byaha byose bikorerwa inyuma. Ntago ubu tumvise icyo ashatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo urusengero, umubiri wa Kristo, the body of Christ, umubiri wa Kristo Yesu, imbere mu mubiri nyine, ahantu ushobora kumunyurira inyuma, kumuca inyuma. Kuko buri ikintu cyose kibanza kugira ngo kibe ku mubiri kiba cyabereye indani muri wowe. So habanza rero kumuharika. Niko gusambana. Niyo mpamvu Bibiliya iyo usomye mu cyaha gice bavuga ijambo bita fornication, bakavuga na adultery. Hari ubusambanyi kugenda, ariko fornication, guca inyuma uwo mwashakanye. Nicyo rero nicyo Paul yari arimo ashaka kuvuga. Ikintu cyo guca inyuma ngo no mu isezerano rya kera bakigutereraga. Ni ikintu gikomeye cyane. Nta n'igitambo cyacyo baba bafashe. Kuko urumva umugabo wakiriho, mwe mwaca inyuma uwo mwashakanye. Ako spirituel mwumva icyo bishatse kuvuga. Abantu bajya bihutira gushaka gukosora amakosa y'abantu physically. Fata ibyo forget it, nta nubwo icyo bintu bifite icyo bivuze, nta nubwo bizanahinduka until azumva icyo umwuka icyo kivuga. Umugabo wawe ninde? Amen. Kumuca inyuma, ese undi mugabo ninde? Undi mugabo yari amategeko abatwaye. So iyo watangiye gusubira mu mategeko, ubugiye ku wundi mugabo. Kandi umugabo wakiriho. Umugabo ntago yapfuye. Amen. Ariko kubw'umubiri wa Kristo Yesu twapfuye ku mugabo wacu wa kera. Kubw'umubiri wa Kristo Yesu twapfuye ku mugabo wacu wa kera. Ariko ubundi tukiraho. Ubu dusigaye ndabona usa nkuzi ibintu byinshi. Oya, dukomeze rero. Aho naringeze ubwo buhamya bukuru byangendekeye uwo muntu nahuye nawe. So rero icyo nyine cyabaye, urumva natangiye kurwana no kuvuga ngo none ni gute nakarwanyirari. Ni gute narwanya kwangana. Ni dimension yo hejuru. Kuko amategeko icyo abereyeho ni ukugira kumurike utsindwe. Niyo purpose y'amategeko. Utsindwe, umanika amaboko. Noneho utsindishirizwe na Kristo Yesu mu bintu byose. Amen. Ahambere uba witsindishiriza burya nubwo byitirira Imana, ariko niyo uba uri ku kazi. Turwane, hari kurwanira muri Kristo Yesu. By'umutwaro utaruhishe. Amen. Aho umenya, ukuri umenye kuko akubatura. Amen. Urumva n'umutwaro utaruhishe cyane. Rero aho ngaho rero niho natangiye kugira umutwaro nyine. Umutwaro nkabona biranze, nkagisha inama, nkahamagara abapasiteri, ngira inama, ubwo ko umuntu yabigenza gute kugira ngo abuwera n'umugiranenge. Umupasiteri akabwira ati nta kundi, twese turi abanyabyaha, turi kurwana mpaka nyine. None se pasi ngaho nyine wowe ndabona umaze imyaka myinshi ngira inama, bigende gute, turwane mpaka gute kugira ngo dutsinde. Akabwira ati jya mu yitatu, ukayajyamo, bikagerageza bikanga, ejo bundi ukabona biranze. Icyo ndi gushaka kuvuga, urwo rugendo Imana iba yaraguteguriye umuntu wese uzagufasha. Uwo mupasiteri wambwiraga ngo ninkora yitatu yaramfashije. Kuko yamfashije kuruha. Kandi kuruha nabyo ni ibintu bikenewe. Birakeneye, byari bikeneye ko nduha. Byari bikeneye ko nduha kugira ngo numve kuruhurwa n'Umwami Yesu. Nararushye bavandi. Nararushye ngibuka rwose umunsi nafashe Bible yanjye, nasomaga Bibiliya inshuro nyinshi. Nzunguruka kuva mu itangiriro ndayibika na bati Bibiliya rero rwose ntabwo ndi kugira gukiranuka kw'Imana, ko ndashaka kuba perfect A a Z. Ibishoboka rero ndayibika nk'umwaka n'igice. Usanga ibyo bintu ntibikikuza. Nihora ndira. Aho rero ni ushaka gusana no gupfa. Abantu benshi bashaka kwiyahura muri zo etape.
ushaka ko Imana igucyura byibura ngo utazandavurika. ngo nubona naniwe uzanyure ushaka kujya ahantu ijuru ryaragusanze rirashaka kubaho uryohewe ukabaho ubuzima bugirira umumaro abandi ahubwo ushaka gukwepa ushaka gukwepa inshingano wakoze iki se wavuga byibura na Paul narwanye intambara nziza narinze ibyo nta kindi gisigaje nyine intambara ngo uba wayirwanye namazemo ibyo Paul ari kuvuga bitandukanye n'ibyo urwana ni ugukora yo assignment. Amen. Wakoze assignment yawe byibura tuvuge ngo ushaka kuruhuka mu mubiri cyangwa ushaka kugenda ahubwo by'ubuginga gusa kwawe n'indwara n'ibiki ingaruka z'icyaha kandi uri mu gukiranuka none ngo urashaka kugenda urahumvise aho hantu ntabwo ari byo. Nuko rero byangendekeye na nyuma yaho naje kubona abandi bantu mva umuntu kuri radio avuga ubutumwa bwiza ariko byabaye nanone ndi gusenga nyine numva umuntu akaguhanurira akakubwira ngo Imana igiye kukwigisha muri iyo periode ugahita wumva umuntu kuri radio akagufasha ukamusanga akagufasha ukabyumva ukagenda umenya n'ibindi nkimara kumenya ubutumwa bwiza nabyo bifite ama etape aryo umenya ubutumwa bwiza ukamenya ko watsindishijwe ukibwira ko birangiriraho twaratsindishirijwe kubw'ubuntu bwo kwizera ukaryoherwa nayo ni periode ariko ntumenye neza ko ugomba gutsindishizwa mu bintu byose mu buzima bwawe bwose ugomba kuba victorieux ugomba kuba umutsinzi no kurushaho ubiheshejwe n'ubuntu bw'Imana bidaturutse mu mwete wa ubiheshejwe n'ubuntu bw'Imana etape ndiho nabone ndimo ngenda menya rero ubuntu bw'Imana uburyo bushobora kunkorera mu buzima bwanjye bwose bikabera umusaruro abandi. Assignment yacu ubwo ya madini rero nanyuzemo iyo umuntu ari umwana iyo akuze akaba ingimbi si ugukura nyagukura akaba ingimbi asa nk'uwitandukanye n'ababyeyi kubwo kwiyumva ariko iyo umuntu amaze gukura amaze koroha kubwo kumenya maze kumenya aba inshuti y'abana aba inshuti y'abantu bose. Ubu rero nta munyedini mfite ngewe ntawe nita umunyedini baba ari abo navuyemo abo bantu bose namenye ko ari umubiri wanjye n'umubiri wanjye cyakora ushobora kuba wambaye ubusa utari wimenya kubera ari umubiri wanjye rero simfite mind ngiye kuzakandagirira abanzi munsi y'ibirenge byanjye ahubwo mbabajwe nuko baba bameze. So rero igihe cyose mba nshaka icyo nakora icyo ari cyo cyose kugira ngo umubiri wanjye nawe we rescue bacungurwe bakire bimenye nk'uko Imana yabamenye muri Kristo Yesu. Ni umubiri wanjye ni inshuti zanjye iteka ryose mba mbasengera mba mbasanga kenshi cyane yaba ari muri Katolike mbonye umwanya njyayo nyine tugaterana yaba ari muri ADPR turaterana bose n'abavandimwe banjye bose ni inshuti zanjye bose inshuti zanjye kugira ngo ahari mbagezeho uwo mucyo. Ndumva ngerageje kwivuga n'urugendo rwanjye rwo gukizwa. Yes, ni ubuhe bwoko bw'amahoro ufite kuri ubu ukurikije mbere y'ubu ngubu? Ukuri gutanga amahoro. Ukuri gutanga amahoro umenye ko hari umva yuzi ko hari inyamaswa iri hanze y'igipangu bikubuza gusohoka ariko umenye ko itariyo urasohoka. So rero I am free mfite freedom. Iryo jambo ryitwa freedom ntabwo abantu benshi baryumva. Bitandukanye na freedom itandukanye no kwigomeka ahubwo I am free kubaho ubuzima bwose Imana yangeneye. Iryo jambo ry'umudendezo uvuze ko uri mu mudendezo. I am free to dominate ntabwo ari freedom inyangiza. I am free to dominate. Bamwe batekereza iryo jambo ubundi ni amagambo abiri freedom iriya ni dominate. I am free to dominate. Rero ni free mfite freedom of speaking mfite freedom yo kubona uri kumbwira ngo mbonye Serikei
nkakwihorera nkituriza ngiye ngahita mu mutima mvuga ati Erike yibonye yawe yivugishwa no kutamenya. No, twebwe turi mu kubaho. Urumva I am free. Ushaka kumbwira ngo isi ni gatebe gatoki. Ayo ni amateni mababaza abantu. Ngiye ntabwo mvuga gatebe gatoki, ntabwo nkiri mu byiza n'ibibi. No, mugabane w'abana b'Imana ni ukubaho neza. Nta myaka 100. Wowe ukavuga ngo nta myaka 100. So urumva I am free gusubiza izo situation. Amen. Ndi free. Ndi umutsinzi. I am free to dominate. Rero umudendezo mfite, kuko umuntu wese udafite umudendezo nta mahoro bafite. None umudendezo rero umwami wanjye. Ikibazo kindi nakubaza nk'abantu mwabanaga mu myizerere cyangwa se muri ubwo bumenyi wari ufite icyo gihe, ukimara kugira ubumenyi bushya uyu munsi ndi kukumvana, ni ibihe bibazo mwagiranye cyangwa bo bagize kuri wowe? Ngenda mbyibagirwa ngenda mbyibagirwa ibyo bisinye nshaka gutekereza ikibazo n'umuntu n'umwe, ko abantu bose ngewe niba ari ikintu gikomeye ni ukwibonamo Yesu ukamubona no mu bandi. Ariko hari igihe umubona mu bandi bo batamwibonamo. Uretse gato nta kibazo, biguha amahoro. Biri mu bintu bitangaje Imana ifite. Imana buriya nta mwanzi igira. Nubwo uzabona ibyanditswe byanditse bavuga ngo umwanzi w'Imana zabagira urya, Imana nta mwanzi n'umwe igira, kuko ituye ahantu hita muri love yitwa unconditional agape. Imana iba muri agape. Agape rero ni unconditional love, ni urukundo rukunda umuntu rudashingiye ku kuntu ari. Kanguha urugero rw'icyo kintu kugira ngo urwumve. Wari wabona iyo wagize icyo bita nka presence, fellowship yawe, wahunze ibintu bindi bitandukanye, ufite fellowship yawe n'umwami, ikintu kikubaho abantu bose bajya babye experiencinga. Kamvuge n'abajya bajya ahantu hitwa urusengero, bagiye ahantu bateranira, iyo bagiyeyo ubona bose bafite akantu k'akanyamuneza. Kaba twatewe n'iki? Basa nkaho bivuyemo bajya muri aho bita ko ari presence y'Imana. Aho muri iyo presence y'Imana bagiye, ikintu cya mbere kibabaho, n'uwari ufite umwanzi muzabikurikirane aba yumva yamubabariye kuko uzakare. N'uwari ufite n'umuntu waguhemukiye wumva wamubabariye, hari ikintu kiba kikuzamukamo kivuga ngo ashobora kuba atari we, nawe si we. Icyo kintu cyo kumenya ko atari we bituma umubabarira, ukumva nta mwanzi ufite, ukabona abantu bose barimo baseka. Icyo kintu cyakubaho cyaguhinduye ni amasaha 12 wamaze muri iyo presence y'Imana. Aho hantu wagiye amasaha 12 niho Imana iba muri eternity, yo ntituye. Challenge. Wowe hagiye amasaha 12 uhavuye nta mwanzi uri kubona, none ni Imana ituye eternity. Amen. Ngani mwumva uko Imana itekereza. Nta mwanzi Imana ibona. Nta muntu, nta mwana, nta mwanzi Imana igira. Ibyo ni biratangaje kubyumva, ko nta mwanzi Imana igira. Ni Sodomu byandi byahaberaga, nta abantu ngo baharegaga ngo bayikanguye, numvishe ibyaharega. Sindi nawe uri kumva ko kandi ko Imana ntikorera mu cyiza n'ikibi. Ngo numvisha amajwi n'iyo harega, nohereje abajya gusupervisa ngo barebe. Niyo mpamvu Yesu yaje avuga ngo data ntago abarega nanjye simbarega, ngo cyakora Mose uwo mwiringira niwe amategeko. Nango abantu niba bizaniye ibintu by'umijinya. Amen. Data ntago yaregaga abantu. Data nta muntu ntawarega. Mwana wapi? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana, kandi ari yatanze Kristo. Ni Kristo Yesu kandi ari wazipfiriye. Intore ni izi. Hari doctrine nayo bavuga ngo the elected one ni bandi. Ntabwo ari abantu bamwe muri be, no. Yatoranije umwe, imutoranyije representative umwe urimo benshi. Icyo nishatse kuvuga rero niki? Amahoro mfite nuko nyine ukukira mu mutima wawe, nukuri ibikugose birahinduka, uko ubona ibintu birahinduka. Uko wangirika mu mutima na view yawe, buriya ibintu uko wibwira muri wowe bijyana no kubona ibintu.
dushobora kuba turi kumwe n'umugenzi wawe se muhagararanye mukabona ibintu bitandukanye. Nicyo ngicyo rero uko rero ukizwa n'ubutumwa bwiza uraruhuka, ntiwongera kujajinga abantu bishingiye ku byo bakora, haba ujajinga ushingiye ku mpamvu zibatera kubikora. Iyo umaze kumenya impamvu zitera umuntu gukora ibintu rero ntabwo umujajinga, ahubwo uba umufitiye ibambe ryo kumva nyine yakira icyo kintu kimutera. Urabakunda rero. Abo bantu rero uvuga ngo twarabanye, yego byagiye bibaho muri etape y'ubwana, ugashwana nabo nawe ukababwira ati yewe muzanarimbuka muzagira ute utari wabimenya, ariko ntumenye neza ko nawe kuba wagize umugisha wo kubimenya ari ubuntu bw'Imana. Ni ubuntu wagiriwe kugira ngo ubashe, sibyo abantu bose barabyemeranya, ni ubuntu wagize bwo kumva radiyo, ni ubuntu wagize bwo guhura na mwene Yesu akakuganiriza. Iyo umaze kumenya ko ari ubuntu bw'Imana uroroha. Ndabakunda rero bose, ndabakunda, wambwira nabi nyine nta kibazo, ariko ubu ngubu benshi yaba ari urumva muri famiye n'ibice biba byaragiye biba mukagirana utubazo ko kwibaza ibintu bagiyemo, ariko iyo batangiye kubona umusaruro wabyo niba na famiye yawe yarashize ibyo bintu byose bagufata nko cyangwa biryoshye, byararyoshye, babonye umusaruro wabyo, ibyo barimo biri kubavuna barabyishimira, barabwakira batabi ubifata by force by power. Umusaruro wabyo uratuma babyakira. Amen. Hari n'ibivuga ngo uburya nkunda ntibyamukundira kugira ikibi cyose. Uburya nkunda ntibyamukundira kugira ikibi cyose ambonaho. Mpora mutima ye mu maso y'urwo rukundo ruhebuje. Urwankunda rurusha imbaraga urupfu, rwamuteye kunsanga rwampindure. Haleluya. Yarwanya ngo bimukundire kuko ari ryo rumwuzuye, ntabwo yabirwanya. Nyine ni nko kwakunze uzarebe mu by'ukuri. Iyo tuvuga urukundo hano za Filewo nyine na za Eros zishingiye kuri emotion z'abantu bafite. Iyo ukunda umuntu ibintu byose agukoreye ntubibona. N'imigani y'Abanyarwanda barabivuga ngo urukundo ni impumyi, ngo ukunze hari imyatu habona maribori. Niko bigenda, ntabwo ubibona, ntabwo ubibona rwose. Noneho Imana rero ituye muri urukundo rw'igifuta rwitwa agape, unconditional. Ni urukundo rutari condition. Conditionnel bivuze gira gutya mbone kugukunda. Noneho ni unconditional. Hari abantu bavuga ko urwo rukundo mwizera rushobora gutuma kubera ko rutagira condition wirara ugakora ibyo ushaka, cyane cyane ibyaha byo kwica amategeko. Umva nyine nta kundi. Niba uzi ko nibyo nani yabwiye indi hargera Mukristo yabwiye nta bwenge bari bamubwira ibyo gukizwa ubiheshwa no kwizera. Rumva bana bwenge bose babazi ko nyine ngo bakora neza, ni nabo bavuga izo mentality, bafite izo mentality nyine ngo nagerageza abakiranuka n'iki byose, ngo ariko ngo umuntu yumvise ko yatsindishwa no kwizera ngo ntiyakirarake utongeyeho, bamusubije ngo kuri nta bwenge koko. Niba uzi ko ubuntu bw'Imana ari byo bukora, niba ari ikintu gihindura ku isi ni urukundo. Ibyo ushatse iyo ushatse washatse wabaye married urabyumva, ntabwo amategeko ahindura. N'umwana ntabwo amategeko azamuhindura until itegeko rikomeye naryo ryitwa itegeko, itegeko ry'umwuka, itegeko ry'urukundo. Rero urukundo nicyo kintu cya mbere kigukoresha ibintu. Uzareba umuntu yagukunze agukunda kabisa, ushobora gukora ibintu akazi ke kose, ariko yagutegeka ukora cyambere ukorera ijisho, ukorera ijisho ubwo of course ntabwo unamukorera, gusa nkaho nyine ukorera ibihembo gusa. Ariko urukundo nicyo kintu cya mbere kibaho gikoresha. Urukundo ko kudatinya so, ko kumwubaha, ahubwo cyo bita kugira crainte, fear of the Lord. Ntabwo ari kumutinya, ni kubaha, crainte de Dieu, ukagira ikintu bita kubaha umwami. Si ukumutinya ngo mukorere mutinya, ririya jambo ntago ari kumutinya nko gukwepa. Fura kuntu umwana asanga se kwambaye ubusa nta kibazo, akahata n'imyanda, ise niyo uri responsible kubera ko akiri mutoya.
ariko ise akazi aba afite no kumwigisha. Data rero ari ku kazi ko kutwigisha, ukatwigisha ugenda umenya kwambara imyenda, ukareka gutera imyanda ahantu runaka, kuko ni wowe bifitiye inyungu. So rero ni umunezero wigira mu rukundo. Amen. Rero kuvuga ngo urukundo nirwo rutuma abantu bira. Ikibazo cya nyuma tugana ku musozo kiravuga ngo abantu nkawe w'ejo hashize bakora iki kugira ngo bamere nkawe uyu munsi? Iyo uzanye ibyo gukora ntacyo bakora, nta kintu bakora kugira ngo bamere ahubwo nyine ubuntu bw'Imana burahari. Yewe ubuntu bw'Imana burahari, buruzuye cyane kugira ngo buguhishurire ko uri umukiranutsi kubwo kwizera. Yesu yahindutse umukene ku bwawe kugira ngo agukenure. Niwe mahoro yawe, niwe nzira, niwe ijuru, niwe byiringiro byawe. Nta kindi cyo gukora gihari, nuko ikirere cy'ijuru, ijuru ryaraje ryuzuyemo ibyo bintu, bizakugeraho vuba. Yego. Tutaragana ku musozo, hari amakuru avuga yuko izo nyigisho cyangwa se ko kwizera mufite gutera kwanga imirimo myiza, akavuga ko imirimo myiza nta kivuze. Nibyo cyangwa se byo? Imirimo myiza gute bwo? Imirimo myiza abantu bigishwa gukora izaherekeza abantu, gufasha abakene n'ibindi byose, ko abantu kubera ko nyine batsindishijwe n'ubuntu kubwo kwizera basanga barabinigirije. Kuri buri etape y'abantu biba bikwiriye kugira ngo baganire. Nk'abo ngabo abantu bose nakubwiye batekereza utyo, iyo mbonye umwanya turaganira, ugasanga ibintu nabo bavuga batemera. Ikintu mwapfuye ntabwo ari ibindi niyo, nta nubwo ari natwe twenyine byabayeho kugira ngo batubeshyere ko twigisha abantu gukora ibyaha, cyangwa na Paul yarabivuze mu gice cya 3 cy'Abaroma ngo batubeshyera ko twigisha abantu gukora ibyaha ariko bazakorwa n'isoni. Ndabibona mana we. So rero icyo ni kimwe. Cya kabiri nyine ibyo babeshyera nta mpamvu, ikibazo ubuzima ntago baburanaho, ubuzima babubaho, ubuzima bugira bugahinyuza ibyo ubamo. Cyakora reka tuganire nyine kugira ngo dufashanye, ariko ntago twahumye ko tubiganira. Ubuzima ntibabuganira, babaho. Noneho rero bukaguhinyuza, uri mu by'ukuri bikagaragara, nta kibazo. Kuvuga ko ubutumwa bwiza bubuze imirimo myiza, sinzi ahantu bivanye, sinzi ahantu bubikomoye, ariko icyo nyine babivugiye nuko ni wa mwuka uri mu bantu wo gushaka kutumva ubuntu bw'Imana, kuko bamenyereye. Hari imirimo nyine bazi ishingiye ku mbaraga zabo, ntibazi imirimo ya Kristo Yesu muri twe. Umuntu iteka ryose kuva Adamu akoreye icyaha aba ashaka kugira ngo arwane no kwemeza Imana, oriye kugira ngo Imana yikwemeza ahubwo. Impamvu Yesu bamuzaga imbere bamubwira ngo tubwire imirimo y'Imana tuyikore, agahita bakubita abamenamwo amazi umuriro uri kwaka. Umurimo w'Imana ni umwe, ko mwizerwa yatumye. Umurimo witwa kwizera. Icyo ni forget imirimo yawe, ubanze wembere umurimo wo kwizera. Noneho ibindi bizaza. Ni naho ubwo niho hari ibintu rero nyine bitandukanye. Ni imirimo yo kwizera. Imirimo yo kwizera ntabwo ari imirimo yawe. Hari imirimo yawe ashaka gukora, tubwira imirimo y'Imana tuyikore. Yesu ati umurimo w'Imana no kwizera. Ariko ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. None se kubaho? Niyo mpamvu nakubwiye ngo abaterwa umuntu aba yumva nabi. Ndakubwiye ngo wizere uwo ni imirimo yo kwizera. Nta kwizera kubaho kutagira imirimo. Iyo umuntu yumvise nabi birangira avuga ngo muri kurwanya imirimo, kubera ko Yesu yakubwiye ngo kubita hasi. Ibyo bintu ntabwo tubishaka. Hari ahantu Yakobo yerekana ko Aburahamu yatsindishijwe n'imirimo. Yego. Arahari, urahazi? Ndahazi. Ahandi akerekana ko dutsindishirizwa. Pawulo akerekana ko dutsindishirizwa no kwizera. Nyine umurimo wo kwizera nyine. Aburahamu yatsindishijwe n'umurimo nyine wo kwizera. Bavuze imirimo se yihe? Yatsindishijwe n'umurimo wo kwizera. Ubwo yatangaga Isaka. Yakoze uwo murimo. Barabanga ubwo yatangaga Isaka ngo Imana ireba turi inshuti yanjye. Gutanga Isaka ni ikizi?
yatanze Isaka yari ngo Imana ntiyavuze imbyaro nyinshi, niyo mpamvu ukeneye kugira context kumva Bibiliya. Ntiyavuze imbyaro nko kuvuga benshi, ibwira Aburahamu ngo yavugaga umwe ariwe Kristo, ntiyavugaga Isaka. Aburahamu yari prototype y'Imana itanga. Aburahamu yatsindishijwe n'iki? Uwo murimo nyine wo gutanga Isaka. Pawulo akavuga ahubwo ibibazo niko mu cyaro usanga abantu bavuga gufata Isaka ukamusimbuza ibijumba ngo tanga Isaka wawe. Uri gusaka ngo tanga Isaka wawe, tanga imodoka ugafata Isaka ukamusimbuza imodoka. Ariko niyo problem kaciyeho. Nyine nakubwiye. Ndamwibutsa umuvuga butumwa contextualizing ibintu bitari byo. Twe twanavuze tanga Isaka. Ndibura wavuze tanga Isaka. Ati se jya muri iyo context Isaka ni iki? Imirimo yose Imana ntiyayemeye. Yiteguye umurimo umwe. Kuko ibitambo n'amaturo utabishimye, wanyiteguriye umubiri. Igitambo kimwe Imana yatanze cyemewe ni Kristo Yesu. Uwo niwe murimo w'Imana. Nani banahumu barabihanuye bavuga ati ari umurimo Imana ishaka kuzakora ngo abantu ntibazawemera. Kubera iyihe mpamvu? Iyo umuntu ari mu mirimo ye, umuntu yawusobanura. ngo umurimo ngo ntabwo ntibazawemera, ngo umuntu yawubabwira gute? Uribuka Yesu asura ba bagore babiri, Marita na Mariya. Umwe yirukankira mu mirimo mu gikoni yo gukorera Yesu kumuzimanira, ariko undi akayirukankira ku birenge. Ariko na Marita nawe yarakoze akantu keza. Nzaza kumusura wange koko wanga kungaburira ngo ndi ku birenge ndi kumva ijambo. Uzi impamvu se? Iyo umuntu akoze yumvise akora neza. Abantu rero bashaka gukora batumvise. Banza wumva ubutumwa bwiza icyo buvuga. Ubwo butumwa bwiza nibwo buzagukoresha ibintu bifite umumaro kuruta ibintu byose birwa, kuko unakurikiranye ibikorwa abantu bose bakora, the motive behind ni icyubahiro cyabo n'inyungu zabo. Ngiye hari nkakubwira ngo mubwire ibikorwa abantu bajya bakora, tubyite nkuyeho izo nyungu. Nk'urugero nkubwiye ngo guha amafaranga miliyari, ariko ngo amadini ni imiryango idaharanira inyungu. Nguhaye urugero, ukore nguhe miliyari 10 ariko abantu ntibamenye ko uzigira, ntabwo wabyemera. Rero ibintu abantu rero bita ngo ni ibikorwa, ntabwo Imana yitaye kuri ibikorwa. Motive behind niki kiguhagurutsa kubikora, ngo wafashe abantu se yashika ngo wagize the motive behind is easy. Abenshi no kugira ngo bazavuge neza bapfuye, abenshi ni rero the motive behind ntabwo ari motivated by love. If you are motivated by love, kugira igikorwa ukora nta nyungu nimwe ubushaka, uba wumva ufite umwenda gusa wo gukorera bene so. Amen. Yaba ari byo wirinda, yaba ari n'ibyo ukora. Don't na do zawe zose iyo ziri motivated by love, ntabwo bikora kubw'umuntu, ntubikora kubw'iki kindi cyari cyo cyose. Uba ufite urwo rukundo rugusunika gukora. Nibyo. Ndagushimiye cyane. Murakoze cyane muvandimwe. Wakoze kudusangiza urugendo rwo kwizera kwawe. Yego. Biraryoshye. Yego. Tuzongera tugutumire tukubwire topic. Yego. Zifasha abantu kusobanukirwa. Yego. Imana iguhe umugisha. Yego. Mu izina rya Yesu. Murakoze muri umugisha cyane. Abazagira ikibazo bazabyandike muri comment. Wenda ubutaha kubw'ubuntu bw'Imana tuzongera tubone mwene data adusangize ku bibazo muzaba mwagize. Nanjye mfite byinshi nagize ubutangiye gutegura nkazamubaza. Nta kibazo. Amahoro y'Imana kubeho mu izina rya Yesu. Murakoze cyane mu izina rya Yesu.